iyi niyo mbanye nyine nicara nkumva ndayikumbuye, nkumva nyine umutima urahagaze nkaruhuka uko nyibonye. Ikintu kiri special ni uko irimo amamesa. So ibyo turi bukeneye karoti, dodo, igitari n'igitoki ndetse n'ibishyimbo. Dufata isafuriya yanjye mbanza gushyiramo amamesa nkayakaranga akabanza agashya. Njye nuko nguko nyambiteka, mbanza gushyiramo amamesa nkayakaranga ukabona ko nyine yazanye wa mwotsi. Amamesa agira umwotsi cyane. Noneho hano yaramaze gushya ahita nshyiramo igitunguru ugahindura. Ibi biryo ni byiza biraryoha, wabihereza umwana, wabigaburira umuntu mukuru, wabigaburira umukecuru, wabigaburira umusaza. Ibi biryo binyibutsaga kwa grandma wanjye. Nyine hari ukuntu ibiryo ugahita uvuga ati ibiryo bya kera twajyaga tukibikere nyine tukiri abana. Ni ukuntu kugaragara neza, byabaga biryoshye birimo amamesa bihumura neza. Warabitekaga muri quartier abantu bose tumwatetse imvange cyangwa kwa kundi umuturanyi n'abamizirima bari mu gisibo twajyaga kuryayo ifutari. Akenshi yabaga irimo amamesa cyangwa udushyimbo dukarangishije amamesa. Ibiryo biraryoha. Ndasizemo black pepper, paprika ndetse na curry powder. Ndangije ndabivanga neza gutyo. Ndangije nshyiramo n'umunyu, hanyuma ugashyiramo amazi wumva ahagije. Ibi biryo biraryoha, uzabigerageze ubiteke gutyo. Songere nta salisa nasanze zashize, nta n'inyanya, and I was like nta cyambuza kurya ibiryo byanjye. Rero nateguye nabitetse gutya kandi nyine n'ubundi byavuyemo bisa neza kandi biryoshye. So ndangije ndapfundikira rero ntegereza ko bitogota. Bimaze gutogota nahise nshyiramo za dodo. Rero njye ntabwo nshaka ko zishya ngo zigende ngo ziheremo. Dodo uzishyiramo nyine bimaze kumera nkaho byatuguse nyine zigakubitwa n'umwuka. Nibwo icyo gihe ziba zifite intungamubiri. So aho ngaho zari zimaze gukubitwa n'umwuka murabibona. Ndangije leta nshyiraho bya bishyimbo, miti yanjye harya byari byangahe sinibuka, 3 4 sinzi. Shyiramo miti, ndangije ndavanga. Ntukabure kurya neza, mu bushobozi bwawe buke ujye urya neza, ujye witamo. So ibiryo rero hano byari bihiye nuko byasaga neza biryoshye. So nawe uzabigerageze. So niba utaramfollowinga kandi ukore subscribe kuri YouTube channel yanjye. Ngiye kujya mbigisha ibintu bitandukanye, nzabigisha